Inzoka yaranyasamiye cyane, iranyegera ishaka kundya ariko nkomeza umutima, ndahagarara, irambwira ati abantu b'ikuzimu ntabwo bagomba kugira ubwoba. Iki ni igice cya 15 uko nakundanye ni Diamond turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric, mbahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Niba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe, like, share na comment, ni inkunga kuri twe. Mbahaye ikaze, reka dukomeze n'igice cya 15. Ikimara kumbwira ayo magambo yahise yiyubuka, izana akanyamuneza, iraseka, irambwira ati Cedric, ugomba kuba uri umugabo w'igitinyiro, udatinya buri kimwe cyose. Ikuzimu ntabwo dutinya cyangwa ngo tugire ikindi kintu twumva ko cyadukabiriza kubaho kwacu. Nuko narayumviye nanjye ndicara, ikomeza kunganiriza imbwira uti muri uno mwaka rero nizere ko uzakora ibintu byose ushaka, nizere ko uzajya ibyana ushaka, nizere ko uzakora buri kimwe cyose washakaga mu buzima. Nuko yakimara kubimbwira, inzoka ndayibwira ati yego nta kibazo. Inzoka yari ishamaje, yari yiyoza buri munsi, ndetse n'aho twabaga yari hasukuraga. Yakundaga kumbwira ati ese Cedric, ni iki uba wumva ushaka mu buzima? Ni iki wumva ushaka kuzageraho? Byose iyo uri ikuzimu byose uba ubifite. Numvise nta icyizere, ariko irambwira ati umuntu w'ikuzimu nta kintu abura, ndetse umuntu w'ikuzimu ibintu byose aba abifite ku ruhande rwe. Nuko umwaka warangiye ndi kuryoshya, ibintu bimeze neza, nta na gahunda mfite. Batangiye kumpa misiyo, ibyo gukora hano kuri ino si. Bampaye misiyo yo kujya gutandukanya urugo rwari rukize cyane. Simbavuga amazina, ariko nimbabona nzabasaba imbabazi. Naragiye mfite dayimoni w'amakimbirane, nari mfite dayimoni w'ubunyabwumva, nari mfite dayimoni w'ubusambanyi. Ndangije umugore we ntabwo yakundaga gusenga, namuteje irari cyane, muteza kutanyurwa, ndetse akajya yumva umugabo we atamuhaza. Biragira naho yafashe umwanzuro wo kujya gusambana, ariko uwo mwanzuro ni njye wamufatiye, ndetse nta njye watumye abikora. Muri kamere ye ndabizi, ntabwo yigeraga abikora, nta nubwo yigeraga abitekereza, ariko nari mfite ububasha bukomeye, nari mfite imbaraga z'amadayimoni menshi, kandi numvaga nta mpuhwe mfite. Nagiye ndabimukoresha, ndetse nawe yamaze kubikora aricuza, ariko ntacyo byari kumara, kuko nanapanze ko umugabo we arahita amufata. N'umugabo we nawe yaramufashe, nanamutejemo amadayimoni y'amakimbirane. Batangira gutongana gutyo, barashwana, bararwana, bagira naho kugabana. Disi iyo nibutse n'imbabazi yamusabye akanga kuzimuha, na n'ubu ngubu ndicuza. Disi ubu ngubu iyo nibutse n'uburyo abantu abona bagize imfubyi, ubu ngubu nanjye ndicuza, ariko niyo gahunda bari barampaye, nta kindi nari gukora, kandi nta mpuhwe nagiraga. Isi yarambanye mbi, bose bari baranyihakanye, ubuzima bwanjye bwari bwarabishye, kandi ku isi nta n'umuntu wigeze umfasha. Niyo mpamvu nanjye nta muntu nari mfitiye impuhwe, nta muntu wari umfitiye impuhwe, nanjye niyo mpamvu nta mpuhwe nagiraga. Nafashe umwanzuro gutyo, urwo rugo ndarutandukanya, mpita njya no ku rugo rwo kwa pasiteri. Pasiteri nawe namushyizemo amadayimoni y'amakimbirane, akajya atungana n'umugore buri munsi, bakagera naho kurwana. Bararwanaga nkishima, ikuzimu barasereburaga, bakambwira ati Cedric, ni wowe mugabo w'igitangaza, ni wowe mugabo uzashobora byose, ni wowe mugabo w'intagondwa, kandi ni wowe mugabo abantu bose batinya. Buri misiyo yose tuguhaye ntabwo ujya uyinanirwa, ariko
natwe icyo uzadusaba cyose tuzakiguha. Ni gutyo ikuzimu bambwiraga, abadayimoni y'ikuzimu yambwiraga gutyo, nanjye nkumva nzareba agatima ndishimye. Nisabye amafaranga menshi arenze ayo nari mfite barayampa, nabasabye imodoka nyinshi barazimpa, inzu zo sinakubwira. Burya ikuzimu ntabwo baguhereza ibintu gutyo babiguhaye, ahubwo ugira nk'umuntu hano ku isi waba ubakorera uyaguhereza, ukagira nk'umuntu hano ku isi ubakorera uguhereza ibyo bintu byose, kugira ngo leta itazagukurikirana. Amafaranga y'ikuzimu nta muntu uyafite leta yamukurikirana, ndetse nta n'umuntu uyafite leta yagiraho ikibazo, kubera ko aba afite aho yakomotse, afite ibyo akora, ndetse afite n'aho bavuga ko yavuye. Niyo mpamvu amafaranga y'ikuzimu ntabwo leta yayagendaho, nta nubwo leta yamenya ngo uyakura he, ahubwo ubona wowe wibereho neza gusa. Nuko navuye ikuzimu baba bagiye kumpa ibyo byose nari nasabye. Nari nasabye imodoka zirenze izo nari mfite, nsaba amazu arenze ayo nari mfite. Nuko narazamutse mpura n'umunya businessman, arambwira ati Cedric ndakwishimiye, ngwino ube CEO w'uruganda rwanjye. Naraje, arambwira ati ukora neza. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa yari amaze kuba imodoka zirenga 30. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa nari maze kugira inzu yanjye bwite. Uwo CEO wampaye uruganda mu kazi kiwe, urwo ruganda ntabwo nshaka kuruvuga, ariko reka mbibabwire. Uruganda rwari urw'inzoga, yari afata inzoga nyinshi aziproducinga ahantu henshi, mbese yari azijyana mu duce twinshi dutandukanye tw'igihugu. CEO mu cyumweru kimwe nari maze kugira imodoka nyinshi, arangije arambwira ati wowe ntwaye n'umutungo wanjye, wowe komeza ukoresha ibyo ushaka, ikibi no kutazampombya. Nari namenye isirika ikuzimu ariko bamutegetse, nari namenye isirika ikuzimu aribyo bamubwiye kunkorera. Nuko nanjye naramubwiye ati urakoze. Nahise ntangira kuba umunyamafaranga, ndetse na ya nzoka yanyunciraga amafaranga menshi cyane. Twakomeje kubana iwanjye cyane. Numvise ubuzima bwanjye busubije agaciro. Ubuzima bwanjye bwari busubije agaciro, kuko agaciro nari mfite na mbere ubu ngubu niko nari nongeye kugira. Nari ndi umukire, nari mfite amafaranga, ndetse nari mfite n'inganda. Ubu ngubu nanjye urwo ruganda bahise barundaga, bandaza uruganda, ndishima cyane. Mu gihe yari afite n'abana, ariko abo bana yanze kubahereza, ariko kuko ikuzimu bari bambwiye ngo ibyo bintu ugomba kubihabwa. Uwo mukire yarabimpaye, arangije arigendera ajya mu mahanga mu zindi business. Nuko uruganda rwabaye urwanjye. Amafaranga yari ari menshi kandi ibintu byose byari biryoshye, ariko mwa bantu mwe nari meze neza cyane. Nubwo numvaga isi yose narayirakariye, ariko aho hantu byari bimeze neza, numvaga ibintu binshimishije. Ariko hari ikintu cyambayeho kidasanzwe. Nahuye na wa mukobwa wa mbere, umwe nahekuye, umwe nishyuye umwana wanjye, umwe watumye nicira umwana wanjye. Ahangaha niho igice cya 15 kirangiriye. Ese uyu mukobwa bahuye ko nzi ko yamukundaga byagenze gute? Ese ibyayahuye bita bigenda gute? Niki cyabaye? Aha njye ndumiwe. Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 16 kizaba cyageze kuri Sharif TV ejo, bwite ukireba abo ba mbere. Niba ari ubwa mbere wumvishe iyi nkuru, kuri Sharif TV hariho ibice byose, wamanuka byose ukabireba. Ndabashimiye.